genda gusabye ukoreshe internet yihuta nka 5G kugira ngo tugendane akantu ku kandi, ndetse wanakora subscribe kuri Eric Umuziranenge kuri YouTube cyangwa kuri TikTok ukadufollowinga kugira ngo izindi nkuru zitazajya zigucika. Inkuru tugiye kubaha ni ya Eric na Claudine. Eric yari umusore ufite imyaka 26 y'amavuko, Claudine afite imyaka 23 y'amavuko. Baje kujya mu rukundo ndetse banarutindamo ku buryo barumazemo igihe kingana n'imyaka 5 irenga. Eric yaje gufata iya mbere ahamagara Claudine, biza kuba ngombwa ko Claudine atangira gusobanura uko byose byagenze. Eric yaravuze ngo ese ko ntacyo ntakoze, nta nicyo ntaguhaye, nta nicyo ntakweretse, icyo utabonye nicyo ntari mfite, wanjijije iki Claudine? Claudine no mu marira menshi n'urukundo n'urukumbuzi atangira gusobanura uwahoze ari umukunzi we, nako ndavuga umukunzi we kuko ntago begeze batandukana ngo babyerure. Claudine yaje gusobanura Eric ati nageze mu Budage, ibibazo bimpana ibibazo, telefone inza kuyibura, akazi kaza guhagarara, urumva sinari kubona ukuntu nkuvugisha, ndetse nta n'itike nari kubona akazi kahagaze ngo ngaruke mu Rwanda nkurebe. Eric yaje kuvuga ngo ese basi mbwira nimba uri kumbeshya, twongere dukundane bundi bushya cyangwa nongere nshore imbaraga bundi bushya. Claudine aramubwira ngo wikwivuna, ntago ngufata nk'abandi urabizi, nagusezeranije ko nzagukunda ubuziraherezo, nkakubera umugore ukambera umugabo, we kwimagina ko njye nawe twarekanye. Eric abwira Claudine ati ndacyagukunda. Claudine yabwiye umusore ati tuza nanjye ndagukunda, nimba uhari nanjye ndahari, ati ntiwite kubavuga amagambo, wenda hari abaguca intege bakubwira ko wenda nakwanze, nageze mu Budage nkatangira kwigira umudage, oya siko bimeze, njye nawe turi kumwe.